Hello. Hi. Nitwa Lise. Nitwa Cedric. Guys, urimo urababeshya tugira ibyo byatuze tuje kubabwira inkuru nziza ariyo bawitoza. Iyo nkuru nziza nayindi niko twabazaniye Press Vision Studios. Aho muzajya musanga filme zirangira kandi zifite inyigisho nyinshi. Zimwe mwadukunzeho. Zifite ubutumwa bwinshi bwa buri munsi. Hamwe wasanga bimuhura nabyo mu buzima. Noneho ntago biza gukuraho ino YouTube channel ahubwo iyo yindi iraza kuyunganira. Ahubwo gukora subscribe. Ngiye gukora subscribe. Urajya hirya ari. Nanjye reka njye kubangiye usigara wenyine. Nanjye ntago ari njye usigara guys. Duhurire. Bye. Previously on season 2 episode 14. Diro, mva nkubwire niba ari uko bimeze. Iyi diro niyo. Iyi diro niyo yanjye. Ahubwo wakoze. Ahubwo ejo bundi hari umukobwa ntibibagije no kubikubwira. Umukobwa wansanze mu kazi bamwita Ali. Niko yambwiye ngo bamwita. Arambwira ngo niwe wafashije Cedric. Mwene ngo yamwitayeho ngo yamutoraguye ngo yamusanze ngo ku muhanda. Bino niwe wamufashije to. Ntabwoba umva nkubwire. Ntabwoba nuko gusa ndashaka yuko bafata Shalom iriya nkozi y'ibibi iriya nkora amaraso. Shaka bamufata mpari. Amaso nkamwirebera. Nese kuri gutangira kundaga imitungo yawe nkaho ugiye utazagaruka. Humura nzagaruka ngomba kugaruka ko ntago ari ibintu bitinda. Za fake. Ibyumvikana sishoboka bite. Reka ndebe ko yaba ari moto. Sawa. Ntabwo ari. Sharo. Nani? Birantunguye kukubona hano. Hano come. Urakora iki kwa Shalom? Shalom ari he? Cedric nanjye papa niwe warunyohereje hano. Dore uyu nguyu ni umusaza wa Lise. Cedric mwege mwaje mu biki? Twari tuje dore uyu nguyu no ushinzwe umutekano. Twari tuje kureba Shalom. Ahubwo se ari he? Ahubwo Shalom ntabwo abuze hano yari. Nanjye nsanze inzu yose ifunguye nta muntu umwe uri mwanga. Njye nciye mu muryango guhera kuri gate yafunguye kugera no muri sala. Nta muntu n'umwe papa niwe warunyohereje ngo nze ndesha Shalom ikintu yabaye ntago yarari kumufatisha kuri telefone. Ntago ufite telefone ye ngo mama. Numero ye nayiriho. Numero ye nayiro twagerageje abo papa ya niyo mpamvu yise nyohereza. Papa niwe warukohereje hasi? Papa niwe warunyohereje. Yakohereje ngo urebe Shalom. Yego. Papa niwe warunyohereje kandi ikindi ntago bigeze bambwira ko Shalom arimo arakurikiranwa ko hari ibintu by'iperereza biri bimuriho. Kubera iki? Ubundi se yarari hano. Mu by'ukuri nta kintu njye mbizi. Njye papa nkuye mu rugo arambwiye nyine ndesha Shalom uko nameze. Nibyo. Cedric ni ibintu byinshi njye ubu ngubu ndumva nabaye nk'umusazi. Se buriya twamagara bakaba twumva uko tubwirana. Ntabwo twahita umusaza nabonye toroshye. Wenda tukamubaza niba hano. Ese Dani, hari undi muntu uruzi yuko Shalom ari aha ngaha? Cedric ntakubeshye Shalom buriya njye nta bintu byinshi macaka kuba namuganira ko nta bintu byinshi muzo mu by'ukuri. Usibye biriya nyine bari kuvuga by'ubukwe nabyo ko twanze ko papa twamushize mu gihirahiro gutyo kugira ngo basoho banze uboneke papa nawe ajye yamenya ukuri kwa Shalom ibyo bijye hanze akorwa n'isoni. Ubu twe niyo gahunda twari dufite wumve ko ibintu byose njye narise ibintu twari twapanze na papa nari gupanga ibyo. So uko mwisanze nanjye niko mwisanze ahubwo sinzi icyo turi gukora tumubone. So ndumva tugiye guhinda tukamutwara Nukushakira ahandi nukumushakisha byanga bikunda ko akunda aboneka hasi hejuru. Uramara iminota ingahe hano? Uko ndashobora kugenda banagahitaza. Nta minota tuje dukurikirana. Ikindi nuko nsanze nzifunguye sinzi nagerageje kureba hashoboka hose. Reka twe guta umwanya. Dani asanze nanjye turajyana buriya ntabwo bitsigara nta kintu. Ndiko nandi ku file wanyaje muri telefone rero nabibanye n'ibyo mfitana n'umushinga.
nabaga amakonegisiyo ari makeya. Hello. Hello. Agafayiro nohereje bakabonye. Yego nakabonye. Katacinge kuri email. Inabikorera nta kibazo. Bimeze bite? Bimeze. Ese kutavuga utajya muri office muba muri mu magambo. Oya nta kandi usanze turi mu kazi. Ntago amagambo tuyagirira igihe cyayo. Uburyo rero mwambaye n'imyeru musigaye mufite uniforme hano. Ibintu biba byahoreranye. Mbabwire rero hari amakuru meza mfite ariko biracyari gupendinga. Umuntu witwa Sharom ubu tuvugana yahunze. Yahunze yatorotse ubuyobozi bwamushakishaga yagiye kandi ikindi kirenzeho ubu bamubuze aho yajya hose nta access afite ku mafaranga yaba ama account kuri yari yarafashe ama account akayabuza n'amazina yiwe ubu byose ari broke ngo ari kwirukanka mu bigunda nk'izindi mbobo zose. Ubu ngubu mu magambo make company yagarutse mu maboko yacu. Ni byiza cyane. Utaba excited? Look at you. Are you envying me or? Urashaka mite niteruye. Niko. Bura ntago ubizi. Ubu tuvugana. Company yagarutse mu maboko yacu. Uriya mu Caritas w'umusenzi ntabwo uzongera kuza kuduteza ibibazo. Nari nabikubwiye ngo birimo kubona mu gashati. Agakostime. Ukuntu ubusa neza ukuntu ububerewe. Banaregeje nyine nashyizemo ibintu biri kaje kuko nta byari ibibazo ariko ubu ngubu none ugiye kwisubira. Isura nshyashya dukeneye kubona. Ahubwo ndashaka ko twongera gutangirana ingufu nk'izo uribuka dutangira ino company ku byari bimeze. Trisha yarabizi cyane. Urabyibuka Trisha? Cyane akinyibuka. Ziriya ngufu rero iriya energy iriya teamwork kuriya kuntu twakoraga ndashaka kongera kuri boosting company kongera igatera imbere. Sibyo amakosa yari yarabaye Sharom yari yarazanyemo sinzi abakozi bamwe rero bagurupye abo yirukanye ndashaka twongera kuzamura ingufu za company. Niyo company mumbuye pe. Sibyo tugakora twongera kuzamura total sales twongera tukazamura imikorere twongera tukabona ibihembo by'abantu bitwara neza muri cyane kumva nira projet naragiranye n'abanyakoreya nayo yari iri ku decline ubu ngubu rero ubu tuvugana iyo file nguhaye urayatacinga kuri iriya email uyoreze muri Korea and then noneho bari kure project itangira ikore. Sibyo? Exactly. Sibyo? Nibyo. Aho ngomba kubajyana ahantu tugasema. Ngewe amagambo ashize. Ngomba kubashakira ahantu tujye tukicara kuko nari maze iminsi mpangayitse. Nawe utarangayitse pe. Ntago nashyiraga karaso ku mubiri. Sinzira mwari bonye ko nananutse nabaye igikara narijimye ntago uri kumva ubukonje buri muri iyi nzu. Nabikubwiye ni ibintu nzabitwara gake gake kandi nzabikora. Ntabwo wajya kubyizera ariko nizere ko ubu ngubu noneho byumvise. Wenda byizeye none ibintu byose ubu ngubu ndi kubona ko biri kugenda bibona umugabo. Ubu rero Eida ari ku bunda nk'iyo yose ntiyashobora gutanga ruswa uretse ko no muri iki gihugu nabize ntibikunda ikintu cya ruswa ntabwo ari ibintu bikora. Sibyo? Ubu ngubu araje agenda asabiriza kuko nta access afite kuri konti iyo ari yo yose. Ntiyakwambuka igihugu kuko ahantu hose amafoto yarahari no muri database z'ubugenzacyaha ari. Sibyo? Nta kintu yakora nta muntu yaguza ko nibihemu abantu bose baramuzi. Ikindi kandi ntiyajya mu miryango ntibaba gicu waka kireka nasubira Burayi yavuye kandi nabwo biragoye. Ubu rero urumva ahasigaye mureke twikorera akazi ubundi ibindi bizaba biza. Sibyo? Kandi ko haje bakobwa banjye nizere ko ubu ngubu bigiye kuba byiza kuruta uko byahoze cyane. Ko haje wow Allô? Allô? Oui. Cedric. Oui. Kumpamagaye bimeze bite? Meze neza sheri. Bite umeze gute? Meze neza. Mwamubonye? Oya, aho bumva nkubwire. Uzi ko Sharom yaturutse? Oya. Yaturutse uriya muginga.
yagiye yaturutse yagiye ashobora kuba atari na hafi bamubuze yagiye burundu bana wishiri nese uburihe umva nta tarase n'imwe yiwe ntabwo azongera kudutesha kwibura pfuye ntabwo kizongera kudutesha umutwe sha ubu tugomba kumva ukuntu wishimye ndishimye ndi kumwe na Ryoza nyine umumagaye turi kumwe turishimye bana we ubu urukundo rwacu rugiye kugira amahoro noneho ndizira ko bigiye kugenda neza ako mbega ibintu Imana idukoreye Cediri Cediri wanyumvise Cediri ni igihozo wumva byo biruza tubinywere karabe ndanezerewe Yesu umva banguka tubinywere reka mugusubiza ndabona bize n'icyunzwe uzi ko yisaba inzobe aratukuye mu maso kubera ibyishimo n'ikige umva ngwino tubinywere rero unzanire shokora ariko mbega Imana kiragiye umva mubwire ubu noneho we na Cedric mugiye guhitamo ubu mugiye kuziza nkundisha umutima wese washatse jeri wawe mana Cedric tugiye kwijya twejeje urukundo rutari ikintu na kimwe rwashiramo ruragiye rwagashishije papa ntago azongera kumbwira ngo shakana ngo nashiramo ngo ibiki ngo nabasezerano biraraye ko cya Sharomu ni ikibwa bikigendaho cyagese nshaka no kuhamenya kumbe rwari rubyimbye kuri rubyimbanye umutima mubi kundi se shakira nabonaga ari umwana mwiza sawa nyine kandi byatangiye muri inshuti ese ko yakwirayemaga amafaranga Sharomu kumbe rwatorotse sibura rwabonye ahantu bujya naho wasanga rwasubiye muri Amerika ntabwo izi leta y'u Rwanda yacika wasanga yishe nko mu mwobo rore mu buvumo rero shaka rugene kuzimu yo papa mu by'ukuri iyi nkuru ngiye kukubwira ntabwo kuri buyakire gusa nanjye byandenze nibiki sekonde uri no kurira biti sinshobora kwizera ko famiye yacu yagirwa igisebo kingana gutya byagenze biteze papa ubu turebe uko twabuze Sharomu kuki Alice iyo mitwe ngiye sinyikunda nimba wumva ushaka ibindi bintu ushaka kutubwira ibindi bintu ushaka gukora ibindi bintu ni witwaza byo kuvuga ngo wabuze wamuburiye he no wamuburiye he nanjye biri kubabaza sintekereza ko nawe ndi umukobwa mubi kugeza ubwo Sharomu yana ku munsi habura umusore ngo dukore ubukwe njye namubuze na Dani yagiye iwe kumureba yamubuze ahantu hose twamuze amatelefone yayakuyeho nta kintu na kimwe papa wowe ubwawe wabyagarariyeho wageze iwe Dani kandi yagiyeyo yahise amamagara arambwira ngo nawe ndi kubona nanjye amatelefone yose yavuyeho n'abandi bantu bose nawe utabizi bose barabizi ko yavuze buretse gatoya kuba telefone itariho ntabwo bivuze ko umuntu yabuze kandi ari zo nkuru ziri ku musozi hose yabuze wowe uribuka ngo uhamagara nkasanga telefone yawe ntabwo iriho none kuko ntahise mvuze induru mvuga ngo ari se yabuze yageze gute n'undi nawe ashobora kuba wenda ari ahantu ari kuba telefone yawe yavuyeho umuriro cyangwa wagize ikindi kibazo cyangwa telefone banayimwibye no Alice no mva twumvikane ku kintu ari icyo utari kumva oya buretse
tuza kwanza tuza. Dani yagiye iwe. Ndabyumva n'undi wese araza kujyayo n'ibiki byose ariko tuza. Abantu bose hano hanze barabizi. Ibyo by'abantu bose sibyo ngende kureba. Ngende kureba wowe gusa kuri aka kanya. Ukumvikana tuza. Tuza nanjye. Sibyo? No. Kwanza kugira ngo tuganire banze tuza. Tuza. Sibyo? Ndabyumva tuza. Ni ikibazo kiri ku mukunzi wawe, ibyo ni ibintu byumvikana, ugomba guhangayika n'undi wese yahangayika. Ariko kuri aka kanya kugira ngo tuganire neza tugire n'umwanzuro dufata tuza. Sibyo? Tuza kandi nzi ko biri gukemuka. Noneho umva ari. Ganda tuje mbwiye. Dukora iki? Ntabwo wemera ko ndi papa wawe. Ndabizi cyane. Ntabwo byemera. Kandi ndabizi ko ushoboye ibintu byinshi. Nimba rero byemera ikibazo cy'impari. Ikibazo cy'impari. No. Abo ibyo byose nimba hari abandi wizeye kurusha uko wizeye papa wawe. Ubwo noneho bibahereze ari bo babikora. Ariko njyewe umara icyo kibazo. Nese undi pa wabyihoreye ko n'ubundi. Kubera iki? Ngerega ntabwo nakomeza ntabwo nabara n'umuntu rwose naramurambiwe. Usibye kuba telefone itari wari ikindi kibazo gihari. Ntabwo nabara rwose n'umuntu umeze kuriya. Ukuraho telefone se? Ese pa wabyihoreye ubundi wabyihoreye wamuretse. Muretse nubyinjiramo ndabizi urajya mu bintu byinshi wabyihoreye. Ubwo yahisemo si umuntu mukuru. Ni uzi impamvu yagiye. Ndeba utangiye guhinduka bite. Wereka tumushakishe umukunzi wawe waze uko bukomeza ikibazo kiri yeye. Wakwihanganye koko. Nyine nanjye sinshaka kutumutwe cyane ngo uhangayike papa wamwihoreye. Sheri bite. Meze neza. Ko watinze gufata phone se. Okay. So, mfite amakuru atari meza. Maze hafi icyumweru cyose mpamagara Sharon ntabwo ari kwitaba. Natumye na Dani ngo ajye kumureba ngo arebe nimba uri mu rugo iwe. Dani nawe arambwira ati umungu nawe ari. Kanya nibwo umaze kuvugana n'umukobwa wawe arambwira ati byamucanze ngo abantu bose Sharon bamubuze. Nimba nshuti be bose muri make ni ikibazo kinini cyane. N'ubwa mbere byari bibayeho ku kintu byo kuva kuri phone. Ahise nyine yarize agerageje kumuhuza ariko wapi ari kuvuga ati ngiye niyo anaboneka umuntu nkoze ibintu nk'ibi ngibi hasigaye umunsi umwe ngo ubukwe bube kandi gusa kurumvura mu ngo yakora ibintu nk'ibyo ngibyo arabizi neza ko naje hano kugira ngo we na Alice babiri ikibazo kirangire bakora ubukwe. Byo narabizi neza twanabiganira inshuro nyinshi ngira ni itonde reka ibintu mbikemure reka ibintu mbike ku murongo ntabwo iryo gusa yarikora. Niyo mpamvu nyine nanjye ninguhamagaye ngo tujye inama turebe icyo gukora. Mbwira nyine ko ntabwo nafata umwanzuro njyenyine. Umwanzuro ukomeye ngo ngomba gufata turi kumwe tukabanza twabijyaho inama. Nanjye nibyo nanatekereje ko umuntu yaba bihagaritse tukabanza tukareba ikibazo aho kiri ko dushobora kuvuga wenda ngo yadukwepye cyangwa yagize gute kandi wenda yahuye n'ikibazo. Ntabwo twajya gutanga itangazo kuri RIB kandi normal nubwo twatugiye kumushingira ko ntabwo ari muri famille yacu. Reka tubanze dushakishe ngiye nimba tubyemeranijwe ubwo ngiye kubusubika.
oya bo ndahita mbahamagara ndabavugisha tumenye rebe ukuntu ibintu bimeze nabwira intuza gahunda mfashe ngo nabo barafata ibindi ziri gahunda zabo. Okay, ndabavugisha. Sawa sawa. Ese ayo mamashini n'akazi ntakeza uko akaboko kanjye kaheze mu kirere neza neza ku buzima bwacu ko kampani twayisubiranye. ahandi iyo bahanye ciyazi ntibasomeho babaca inzoga tuguca inzoga. Anyways ndakeka ni ubwa mbere twicaranye twese hamwe turimo ducelebrating ikintu runaka kandi uyu ni umunsi w'agaciro cyane, umunsi ukomeye. Ndabona mwese ndi kunyuzamo amaso nkabona hari ukuntu twishimye, buri umwe ari kumwenyura ku giti cye, sibyo? Rero ntabwo nari kuba ndi umuntu udashima ndamutse ntabashyize hamwe ngo mbashimire uburyo mwitwaye muri iki kibazo kimaze iminsi kibaye kuri kampani yacu. Byari bikwiye ko twicara tugasangira tukananezerwa tukanibukiranya neza ko twakoze neza, twashyizemo ingufu zihagije kugira ngo twongere twigarurire kampani yacu. Ariko nka mind cheers bro. Ewa kabisa au kantu kari kunyuzuza. Ewa. So rero nizimbye mu magambo ndagira ngo mbashimire. Ariko sorry kuguca mu ijambo. Aho nzengurutse amaso hano nabitegerezaga mwese ntago twuzuye. Harabura iki? Harabura iki se kandi? Sinabura nshaka kuvuga. Ntabwo twuzuye. Turacagaze mukubona oya nashakaga kuvuga harabura hano Alice. Kandi kuko uyu mwanya iyi distance hano yari iri ahangaha. Alice nawe yego yagakwiye kuba ari ahangaha, ariko twashakaga ko yashatse kubanza kwereka papa we ko akibirimo iby'ubukwe kugira ngo badahita bagira ibindi bintu bakeka byihuta, ariko ku mutima turi kumwe. Maybe buriya tuzanabisubirane. Umutima turi kumwe. Siko naho tugiye. Ariko bitaza turi muri biriya bintu. Ndeba gutyo. Ameze nk'umuntu kibabaye ko Shalom nyine yamwiciye ubukwe, urumva niyo mpamvu. So aracyashaka gukomveka papa we rero ko akirimo. Birumvikana. Rero icyo navugaga ndashaka kubashimira byimbitse mbikuye ku mutima, muraba agaciro yaba kuri nge personally yaba no kuri company. Mudahari byaba ari ibintu bigoye cyane. Dani ndagushimira uruhare wagize, uburyo witwaye, na Tricia manager. I thank you so much. Nawe ndagushimira yaba uburyo ukora akazi, buriya ntabwo biba byoroshye kukubwira ati ugiye muri mission uramara igihe runaka kandi ukagenda ukaduhagarara neza. I congratulate you. Thank you. Gihozo yarakuze by the way. Ubundi mbere nari nzi ko Gihozo tutazicarana ngo dusangire cyangwa utagira amakosa. Ntabwo yabura. Nagajya yiburira ubundi wari. Yoze kwera. Nizere ko ngo umaze kwegera hejuru gatoya ya makosa tuziranye nawe. Kampani kugenda izamura. Warebye byawe. Maze nawe ugire gutya. Nuko Kami yatwereka Dani nanjye nkabereka Alice, wowe na Kibasuma namwe mugire icyo mwibwira munsi. Nibyo? Njye musanga muri biro ari kuri telefone. Ego mana yanjye. N'abagirira azabishyire ku mugaragaro. So ndabashimira mushiki wanjye nkunda, maraso ya mama, maraso yanjye, gashiki kanjye kamwe rukumbi. Ndabizi ukunda gushima cyane, ariko uranabideservinga urakora, sibyo? So ndagushimira cyane, warahabaye igihe Tricia yari mu ruzinduko rw'akazi muri Korea kandi kampani wayikurikiranye neza, ndetse n'ibibazo byabaye mwabashije kubyitwara neza mwese. Yanza kugira abantu badafatika batari macho bihagije, ubu kampani yari kubiri mu maboko y'abandi bantu, ariko mwari maintaininze kandi mubishyira hamwe
so kubw'ibyo ngibyo ndabashimiye. Aka ni aga simple gesture ariko buriya nitubona umwanya amatariki yatwemereye neza tuzashaka ahantu tujya hahumeka hari ayire twicare tubiseburize. Sibyo mwongere mu agaciro. Akira kubw'ibyo kabisa. Ntabwo nagize Shalom namubuze ubushobozi bwanjye bwose bwo kuba nshobora kujya kumenya ahantu aherereye. Nitanze bishoboka ariko ntamubuze rwose. Ikindi kandi nahahuriye n'abantu ntazi nimba bari baje kumubaza iby'ubukwe simbizi. Nahahuriye n'abantu ntazi nabo baje kumureba. Gusa nyine kiriho cyo ntamubuze kandi papa nawe narabikubwiye rwose. Uriya muhungu ntabwo ari seriye habe namba. Reba nk'ibintu agiye kudukorera mu muryango. Tugende twitega ubukwe dutegura ibintu tubishire mu nzira umuntu ku munota wa nyuma dukora ibintu. Abantu babonye ari ubwa mbere babonye. Ni ukuvuga ngo ni ubwa mbere njye nari mbabonye gusa nyine nabona tungwe no kubona bari kuza bambaza nyine Shalom. Nirinze kugira ibintu byinshi mvugana nabo ko natekereje ko nabo ntabaje wenda mu by'ubukwe sinzi gahunda bari bafite. Nanjye nuba nabuze icyo kuvuga. Papa ariko njye nari narabivuze. Oya wigarura amateka wigarura ibyarangiye. Nyine ibyo byararangiye nta kindi. Wese bite kandi. Bite. Usuri kurizwa n'iki? Dani no gukubize se. Dani no amuhonda gwe. Kise nahuriye nako. Papa sinari narakubwiye ngo urarungu n'ubugome wundi wokanga no kubyumva. Nurebe binamukoreye aritse nurebe binamukoreye akababuze ku munsi w'ubukwe. Wajya wumva ibintu bikureba wowe. Niwumva papa ntabwo nabikubwiraga. Ntabwo waje ukankubita ukamonagura ukangira ikintu Hello? Chérie, umeze neza? Meze neza bite se? Ni byiza nanjye meze neza. Nakubonye ntiwambonye ariko. Gute chérie? Kushikaje mu twishimira fete ariko sho. Ako chérie. Ntabwo yari kunejeje ko tunezerwe ko kampani tubakimaho. Uya nyine byari byiza nishimye ariko naketse ko ari iby'abakozi mukorana muri kampani. Oya abakozi erega ngiye ahondi Nawe ugomba kubuhari. Ese nawe ntabwo turumwe. Nyine benda byumva ariko nyine nanze kubarogoya nari nzi ko ari byinshi bifite. nahinze nabuze wine nagize gute mvuga kuri abagaraza kuba hari twishimana ariko nakundi. Basi sorry baby sorry. Ahubwo se mbwira papa bimeze bite za gahunda twapanze byagenze bite? Zaramufashe yamenye ko Shalom ari we munyamafuti. Ubu ngubu tuvugana ari kwishinja ibyaha byose. Ni ukuvuga ngo imipango yose imeze neza papa umva turamufite. Ubuse muzehe ntari kumva ari giriti ntarimo kwishinja amakosa. Umva ari kwishinja amakosa. Ari guhora ansangaho ndi kurira nawe akababara. Ariko se cicika nyine. Mwese urarera ngo bigende bite suko. Njye narabivugaga narabikwerekaga nkakubwira ukuntu uriya muhungu ari umugome none reba feri yanjye mu bintu abakoreye yanize Cicika. Ihangane sibyo. Nyine ni ikibazo kiri muri famiye ariko ntago solution ari ukurira. Nusurarira ngo. Oya papa wowe ibintu byose niwe wabizambije. Niba utareka uriya muhungu rw'urukoryi ngo nurushara ngo ruze rukundane narise si wadufashe ukatugira ibigoryi twese. Ni wadufashe twese ukatugira abantu badatekereza abantu b'abanyamafuti ukadufata twese ukatuzingira mu gatebo kinjiji mu runo rugo noneho njyewe. Ndabyumva sibyo ariko noneho kuri aka kanya umva icyo ngiye kugusaba sibyo uri kunyumva neza
nakora iki kugira ngo uceceke ntabwo mbyumva ntabwo ndi bubyumve na nubwo nzabyumva ibi bintu byose niwe wabiteye nk'ubanise agahinda umuteye wowe urakazi wowe agahinda umuteye nagira ikibazo papa ndabasaba bakungura aho uri kurizwa n'iki ubundi wawe wowe uri kuzuvuga ibiki none wowe hano uri kuzuvuga ibiki byose nayo marira yashingiye kujya reka ngaho uceceka basi ubu ntabwo nari kuziyambara agakanzu kanjye nari nabwiye umutayenga ndodere sinari kuzirira inyama ibintu byose usana wabuze inyama zo kurya nari nshaka kujya mu bukwe none ibintu byose cyangwa wari ufite umuhungu ushaka guhurayo nawe papa ntushaka kuvuga ibintu byose ushaka ibi byose niwe wabizanye muri runo rugo uzana rwa rungu ngo rubane iyo ureka ubundi aritse kibanira n'uwo ashaka umuntu ntabwo ushaka guceceka ntabwo ushaka guceceka ngiye nkwereka ikintu kigucecekesha ikintu kiba kigucecekesha ngaho rero ntuceceka sibyo turamufite zaragufashe zose ni sawa kabisa ku kazi n'abandi bakozi ba Gihozo n'aba manager wacu Dani n'abandi turicara nyine tubisubiramo ndabashimira umuhate bagize ubwitange bagaragaje urumva umuntu wose bakajya bakomoza tukiryo bone se ari sekotara ntabwo yabashe kuboneka ariko oya ntiyasisuze ndetse sidiru twari turiho nyine yo kugira ngo dukomeze tuzibaze papa atagira icyo akeka yavuze si sidiru twari turiho yo kugira ngo tuzibaze papa atagira icyo akeka ntabwo nari kubasha kuba namukumvika cyangwa n'iki cyose bizi nta konegisiyo hagati yanyu nawe ariko twagomba gukoresha uburyo bwose dushoboye ku buryo abibona mu bundi buryo kandi agahita yumva ari guilty ikintu wamubwira cyose yacyumva cyane ubu rwose yaremeye umva aho yicaye nawe umutima uba uri kumurya buri kanya Chérie, sawa turi kumwe. Sawa chérie, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Yes, mfite 30 minutes muri office and then niziranye ndakubwira. Oya ntugire ikibazo ndaguhamagara rwose. Samuel, Cedric, yes fat. Meze neza. Muraho. Neza. Karibu cyane. Merci. Meze neza. Turaho. Mwumeze mute? Turakomeye. Akazi karagenda. Ibintu byose ni amahoro. Okay. Yaho meze neza. Natwe turaho, so far so good. Ndabona utangiye kumera neza. Urebye ibintu byose bimaze kujya mu buryo kandi no kubera mwebwe ndabashimira cyane. Thank you. Ikintu cyatumye rero nguhamagara ndabizi ufite akazi kenshi kandi wanakoze kuba wigomwe ukabasha kuhanyura. Ndashaka kugushimira uriya wankoreye ibintu bikomeye wowe nabo mukorana ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange bwashyizeho system ikora gutya. So thank you so much. Ubu tuvugana kampani yawe irigeninze ibipapuro birahari ibintu byose biri gufunctiona nta kibazo. Kuri ko Imana iguha umugisha nuko wenda umuntu agize gutya akakugurira agafanta byakwitwa ruswa kandi siko mba nifuza ko bigenda ariko no kuri ko Imana ishobora byose ngiyewe mu izina ryanjye nguhaye inka. Okay, nguhaye inka waramfashije ntabwo numvaga ko nabyishoboza. Cedric wikwivuna cyane twebwe cyane kuko no ari akazi kacu dukora buri gihe ntabwo rero igihe cyose iyo turi gukora ibintu nk'ibi ngibi tuba tugira ngo nyine turenganure umuntu. So kuba rero ibintu byawe byagaruka bikasubizwa wowe nawe ukaba umeze neza nkeka ko niyo ntego tuba dufite ariko buriya malgré wenda y'ibindi ku
ruhande ntabwo nabura kugushimira kuko ndamutse ntagushimiye ntabwo naba mfite indangagaciro nyarwanda. Iyo umuntu akoze ikintu kizima aragishimirwa kandi rwose ntakubeshye ntabwo numvaga hari indi shuwa yashoboka ku buryo ibi bintu byagera kuri level biriho ubwo yatabamo ingufu zanyu rwose. ahubwo se urabona business yawe iri kuraninga neza, irimo kuraninga ndacyarimo kugerageza gukosora amakosa uriya mugizi wa nabi yari yatangiye gukora. Umva yageze muri company ibintu byose aravanga arahindagura, abakozi arirukana, strategies za marketing zose nari mfite arazisenya. Ariko ubu ngubu ndacyari kongera kubaka system no kongera gushyira abakozi hamwe kugira ngo bongere bagire iyo email yo gukorera. cyane ko twahageze kuri company tugasanga wenda yasize umwuka mubi, twasanze bitameze neza. Byari maze kuba remarkable kameme, byari maze kuba umuntu wese yinjiraga agahita abona ko hari mismanagement. So rero afande ikintu cyatumye nguhamagara nyamukuru nicyo ashaka kugushimira. Byaba ngombwa rwose ukazashaka umwanya ukaza gukura ubwatsi kuko inka yo ndayiguhaye. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Nkeka ko nawe reka tukwifurize gukora business yawe neza kandi ikomeze iraninge, kandi n'ikindi gihe cyose muzahura n'ikibazo muri business yanyu mwaduhamagara rwose ndabashimira n'ubuyobozi bw'igihugu byo mukoramo buryo mudufasha, bitariho rwose byaba ari ikibazo. Izo ni inshingano zacu. Reka neke gufatira umwanya rero, ndabizi ufite umwanya muto. Urakoze cyane.